Hanyuma twongeye kubashimira cyane abakunzi ba Inyarwanda Sport TV tugarutse hano kuri Kigali Pele Stadium nahagiye kubera umukino w'umunsi wa 10 wa shampiyona equipe ya Musanze igiye kwakirwa muri equipe yitwa Rayon Sport. Ni match ikomeye cyane tugiye kwa tuganira bamwe mu bakunzi equipe ya Rayon Sport ku by'umwihariko turi kumwe na Gacuma umukunzi ukomeye cyane equipe ya Sport abatsise kare yari no muri stade mara match equipe ya Kiyovu Sport. Bena mbere uriyumvuta muri iyi minsi ra? Ndiyumva neza cyane ariko ku kajambo uvuze ngo Musanze rakomeye wapi? Navuze match ikomeye. Ntabwo reka iri iroroshye. Iriya ni nko kwakira Rutsiro, iriya ni nko kwakira Muhanga rwose pe. Ntabwo ikomeye. Ubundi iriya yakomera kuri APR, ntabwo yakomera kuri Rayon. None se APR na Rayon ni equipe ikomeye? Ikomeye ni Rayon Sport. Ubu zihuye byagenda gute? Zihuye nayikubita byinshi hatabayemo ruriya runana rwabo nayikubita byinshi pe ngaho mbabarira umbwire mu mateka kejo bundi warebye match ya Marine wabonye ibyabaye byabaye muri runana ntarwo wabonye se wowe uragire banga kugira ngo ubone inzira yuko uzajya ujyayo ariko runana rwaragaragaye nabo bwabo barazatireka tureke gusebya abakuru bacu. David ndibuka ko wamukoresheje interview akakubwira ati Marine yadutsinze igitego kireshya na metero nta mutoza bafite ibyo nkubwira se ukuri akongera akavuga ati ikipe nibayihereze Korode igitambara bagihereze barafinda ari uyitoze Korode itoze barafinda bari uba kapiteni. None se to tugaruka ngo hinyuma ubu noneho ejo bundi mwakinye match ya mbere hariho kompetenzi bacyo ariko n'ubu ngubu navuga yuko noneho ari nayo match no bagiye kubakira neza cyane no Ewan Murenzi Abdara ayoboye equipe uyu munsi urabona equipe yihagaze ite? Erega ujye wibuka ko n'umusaza aririmba ngijambo meya ndaryumva nkumva budaraha ngiseya mwise neza uwo ni Sekamana ngakayira gasagwa mu mabara abiri ngubururu n'umweru masumbu ko ari igisengi. Urumva rero ntabwo bavugaga abandi bayobozi bavugaga Murenzi Abdara. Ubu ikipe yacu imeze neza iraryoshye ariko se mbaza nkubaza aho ngaho tugaruka mu cyo tureka korera kujya gukabya cyane. Musanze ikuri imbere ku rutonde rwa shampiyona iri ku mwanya wa 4 n'amanota 16 Rayon Sport iri ku mwanya wa 6 n'amanota 18 ariko uko Kiyovu Sport iratsinda byinshi bigenda kubadirika ku rutonde ryo kudaruhindukamo gatoya n'ikimenyimenyi Musanze yatsinze ibitego byinshi kukurusha yanakubisa APR wowe APR yaragutsinze muri shampiyona iyi match none uyitsindwa none abantu bari bwiyahure. Umva rero nkubwire nanagutangariza akantu gatonya ntabwo ino match ndi buyitsindwe kuko ntabwo mfite Pavel inzira mwizamu. None se Pavel inzira n'utsindisha ikipe banzo nyumve wabonye urunana rwabaye ku mahoro icyo ngicyo ngomba kukivugaho kuko nge ndi umukunzi wa Rayon Sport ujye untandukanya n'abafana nge ndi umukunzi wa Rayon Sport. Ibyabaye warabibonye ukuntu haye Mamadou umupira bwa mbere agatera hejuru akaza kumuhindikado warabibonye ariko ibyo reka tubirengeho twivugira kuri match ya Musanze uyu munsi. Musanze ndayikubita ibitego 4 Foji igiye kugaruka hehe hano kuri stade kuri Pele Stadium ibitego 4 ibitego 2 mu gice cya mbere ibitego 2 mu gice cya kabiri. Rayon Sport ikagutsinda 4 bir byari ibyo bitego 4 byabaye haciyemo iminsi ariko ubu noneho turi kugira ngo nyine n'abafana tunezeza abafana tunabagarure n'imitima y'abafana myinshi dutume bagaruka hano kuri stade. Wabonye ko dutera Kiyovu kuri match yakurikiye wabonye abafana baje stade yaruzuye ariko ubu tugiye kubagarura mugiye gutanga isomo rya ruhago cyane tugiye gutanga isomo rya ruhago ariko gacobeka nkubaze byagenda gute kugira ngo Musanze itsindereyo byagenda gute ahubwo se Musanze indushiki ikuri kuma iri imbere ku rutonde rwa shampiyona kubirimbe banzo nyumve kubiri imbere turabizi ko are iyo ariyo yose nta kipe ijya imbere y'izindi atari polisi murare mu mikino ibanza polisi niyijya irangiza urutonde rwa are ari ya mbere ariko sirangiza ku mwanya wa kangahe muvandi. None tuko Musanze kwa kuri imbere ntabwo babwukana gutsinda no munsi ariko sereka nkubaze ubu urabona hari igikombe cyakurira bwimo nimba ari bwimo ngo kigiye Musanze ariko sereka nkubaze hari abakinyi bati cyane ngiye kwa nkubwira equipe ya Musanze ifite witwa Hussein Shaban Shabarara yewe muzehe quiz ifite witwa Nigi nama Patrick Mbogamizi abo bose nabasaza nabasaza umva guta banzu nyumve
Reka manza ngutangarize kuri Shabarara 11 kuri 11 bikipe banza unyumve ngutangarize kuri Shabarara kuko wamumbajijeho Shabarara tujya guhura na RRB i Burundi bambwiye ko afite imyaka 47 ibaza igihe duherukira mu matsinda uba ari yo myaka ugeze n'ubu ngubu ubu Shabarara afite ingahe uba ari muri 50 na ubwo se Shabarara nagutse igitego imyaka 50 na kare nyine ni kurya umusaza nyine umubererekera ariko ubu nta kubererekera kuko Musanze ndi umuntu wayigiriye impuhwe ntumita amanuka icyo gihe ndareka mva ku gikombe Musanze komeza mu cyiciro icyo mvuga uravuze ngo Shabarara afite imyaka 50 na hafi ni 7 57 icyo ngiye kukubaza wabyakira ute uwo musaza uvuga imyaka 57 wagutsinze igitego ni nko kubyara umwana akagutema urutoki ni nko kubyara umwana akagutema urutoki Shabarara gutsinda igitego reyo ni nko gufata umwana wabyaye akagutema urutoki kandi azi ko kakaboko ari gukoresha umuhahira ubwo ushatse kuvuga iki ubwo se ntacyo wumva nturi umunyarwanda iyo mvuga yawe isobanuye iyi mvugo yanjye iravuga ngo Shabarara aramutse nsinze igitego byavuga ko nta defense mfite rwose pe nagutsinda igitego tudekara ndahita mvuga ati ko nta defense mfite ariko ngo Shabarara we wanamugira umwaka utari watumurokirita ako se uriya ni umusaza ntabwo namurokirita reka nubwo babeshyera Haruna niwe top scorer ibyo birahari ku Murundi abantu bagufa ariko ntibajya banasaza icyo cyo ndi cyana gutungura icyo cyo ndacyumva Shabarara azajya abona igitego kuri APR abone igitego kuri Kiyovu kuri AS Kigali ariko kuri Rayon Sport nta gitego yabona ntacyo nikiboneka nyuma yaho kari keza Shabarara nagutsinda igitego ndabigutangarije aka kanya tuvugana ntabwo Shabarara yabona igitego muri Rayon Sport nagitsinda habiki kareka ntabwo arayaciye he Emera arahari arabayaciye he nawe tangaza iyemeze oya ntabyo kwirirwa mvuga ngo ndajya kwemera ibi ngibi Shabarara ntabwo uko areshya ntabwo Shabarara abona igitego muri Rayon igitego cy'umutwe none cy'umutwe ni nkuko ubwo byaba bibaye nkuko Fisto yagitsinze polisi none se match none urayitera bingahereye match ni ibitego 4 kuko ubu turifite murare ikomeye umva nkubwira Karikeza abafana ba Rayon Sport turiteguye n'abari baracitse intege iyi stade urayibona yuzuye ntabwo bibona nko muri komite mufite noneho sastra kuri komite nta kibazo dufite komite nta kibazo dufite ariko komite wayibonye swadi yose wayibonye nayibonye nabonyemo n'umumama munini w'inshuti yanjye rwose uriya afata umwanzuro nawufashe uravuga Kayezu uriya mumama afata umwanzuro ufashe ufata ufashe iriya swadi se wowe sikwiye umva nkubwiza ukuri irakwiye nta naho wabona wamenera wagira ngo ni ikipe y'umupira w'amaguru igiye kwitabira nubwo wafata babigisha imodoka hano ukabambika jezi ya Rayon Sport batsinda Musanze bitewe nuko nabonye iriya komite nureba n'iki gikona mu kanya turakibatiza kiraba cyambaye umupira wa Rayon Sport uze kubimbaza mu gice cya kabiri amahirwe masa cyane ngo hano ubutumwa abafana ba Rayon Sport ndabakangurira kuza kare stade tukayuzura kare tugashyigikira ikipe yacu kuko ibi nibyo bihe ikipe yacu idukeneye ese ko nta myenda noneho bazanye gucuruza imyenda irahari ubugira ngo imyenda ibihari bagwamagare kuri nimero 0788 abashaka jezi za Murera bampamagare rwose urakoze cyane gwe nawe tuganira cyane papa ameze gute se amahoro hano uhagaranga neza cyane witwa ndese nitwa Pacifique uri umukunzi wa Murera ndi umukunzi wa Murera cyane kabisa watangiye kwikunda ryari Murera nayikunze kuva nk'ibyiruka ubwo hari muri we mwaka imyaka mfite ni myinshi ariko urumva nk'ibyiruka urumva nari ndi muto amarangamutima yanjye yantegetse gukunda Murera hanyuma wakurikiye ubuyobozi bwinshi cyane bwagiye bubaho muri Rayon Sport wowe nkawe ari Paul Muvunyi na Wayezu Jean Fidel ninde wowe wabona uvuye ati ni abantu batoranyijwe nge mbona uyu ngo ari wowe wayiyobora birumvikana baramutse ari babiri basigaye
bose babyemeye ariko ikipe igomba kugira umuyobozi umwe wayihane. Ikipe nayiha ayihane bose ni bazima cyane kandi bose bafite amateka muri Murera meza. Umunyarwanda yaravuze ngo ivumbuke yerasa umuhanga. ubwo ninde rero ubwo nayiha namutekerezaho. none se ubwo ntabwo amutekerezaho ubu ntabwo namutekereza se ntabwo ndamutekereza muri abo ngo babiri wowe na nyine wahabwa amahirwe twaza kubimenya ari wowe wasigaye twaza kubimenya ari wowe wasigaye ko musigaye mufite ubwoba oya ntabwo badufite hanyuma se match no munsi uribona match yo no munsi gose no rucabana bingahe ni 4G 4B 4G ibitego bine kubusa no rucabana nibitaba no rucabana nyine nibitaba bigomba kuba ni hamwe nyine nibitaba bigomba kuba nibitaba biraba asante sana wakoze murakoze cyane. Yes, ngira ngo rero nuko n'umuntu neza cyane nizere ko bumeze bose hano abakunzi ba Inyarwanda Sport TV nizere ko ibintu byose bari amahoro. Turi kuri Kigali Pele Stadium nagiye ko habera umukino w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe yitwa Musanze. Ni umukino ukomeye cyane. Hanyuma icyo amateka avuga nuko aya makipe kuva mu mwaka wa 2010 agiye kubahura ku nshuro ya 29 hanyuma kandi inshuro 28 amakipe amaze guhura ekipe ya Rayon Sports ndemo imikino ijya ku 18 hanyuma Musanze itsinda inshuro enye banganya inshuro 6 Rayon Sports mu mikino 28 yatsinda ibitego 45 ekipe ya Musanze itsinda ibitego 22 hanyuma kuri ubu ngubu rero aya makipe agiye gukina mbere yaho ekipe ya Musanze katurene no muri live kwa ko umukino w'ikipe ya Kiyovu Sport half time imaze kurangira ari ibitego 2 kubusa hanyuma ubu ku rutonde rwa championa Rayon Sport ku mwanya wa 7 n'amanota 18 hanyuma ekipe ya Musanze ku mwanya wa 4 n'amanota 16 neza cyane kabisa hanyuma ariko MVC iramutse oya nago yacaho Rayon Sport MVC n'ikipe yitwa Bugesera nago zacaho ekipe yitwa Rayon Sport kuko zifite amanota agera ku 10 hanyuma rero ndagushimiye cyane umusifuzi yitwa Lulisa Patience ugiye kuba uyoboro y'umukino ndagushimiye cyane twa Munyantore Eric Karikeza Imana ikomeze kugwa amahoro n'amafaranga umugoroba mwiza.